Nyagasani bumbura umunwa wanjye, maze ururimi rwanjye rutangaza ibisingizo byawe. Ijoro ryigiyeyo, nawo munsi nguyu uregereje, nimwikwize intwaro z'urumuri. Igihe tugezemo umuvandimwe nicyo gukanguka tukaba abana b'urumuri. Nimuhunge ibikorwa by'umwijima, nimukore ibikorwa by'urumuri, kuko ari byo ntwaro z'urumuri. Ijoro ryigiyeyo, naho umunsi nguyu uregereje, nimwikwize intwaro z'urumuri. Kanguka muvandimwe, kanguka wowe usinziriye, umva Kristo araguhamagara. Ari ku rugi rw'umutima wawe, mukingurire aze mwibanire, umva ijwi rye, ntunangire umutima. Arashaka ko mwibanira ngo iwawe ahagire iruhukiro, umutima wawe awugire ingoro ye. Mwemere aze mwibanire, akuruhure ibikunaniza kandi aguture ibikuremereye. Menya ko ubuzima buri muri we kandi ko rwose ari we rumuri, maze umusange akumurikire. Urahirwa numenya urwo rumuri ukemera ko rukumurikira, ntabwo uzigera ujya mu mwijima. Ijoro ryigiyeyo, naho umunsi nguyu uregereje, nimwikwize intwaro z'urumuri. Zaburi 117. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza. Imiryango ya Isirayeli nibivuge ibisubiremo, urukundo rwe ruhoraho iteka. N'inzu ya Aroni nibivuge ibisubiremo, abatinya Uhoraho nibabivuge babisubiremo, bati urukundo rwe ruhoraho iteka. Magorwa yanjye natakiye Uhoraho, maze Uhoraho aranyumva anshyira ahantu hagutse. Uhoraho turi kumwe, nta cyantera ubwoba. Umuntu wagira icyo antwara yaturuka he? Uhoraho turi kumwe arantabara, maze abanzi banjye nkabarebana akajogo. Ibyiza ni ukwisunga Uhoraho aho kwiringira abantu. Ibyiza ni ukwisunga Uhoraho aho kwiringira abanyamaboko. Amahanga yose yari yantangatanze, ariko ku izina ry'Uhoraho ndabatsemba. Bari bantangatanze impande zose, ariko mu izina ry'Uhoraho ndabatsemba. Bari bantangatanze nk'amarumbo y'inzuki, ariko bazima nk'umuriro w'ibitovu. Kuko ku izina ry'Uhoraho nabatsembye. Bashatse kumpirika ngo bangushe, ariko Uhoraho arantabara. Uhoraho niwe mbaraga n'ikivugo cyanjye, niwe nkesha agakiza kose. Impundu z'ibyishimo n'iz'ubutsinzi nizihore zivuga mu ngo z'ab'intungane. Baririmbe bati indyo y'Uhoraho yagaragaje ibigwi. Indyo y'Uhoraho yarihanukiriye, maze indyo y'Uhoraho igaragaza ibigwi. Oya, ntabwo nzapfa, ahubwo nzabaho, nzaramba, maze mpore namamaza ibikorwa by'Uhoraho. Niko ko Uhoraho yari yampaye igihano gikaze, ariko ntiyagejejeho kungabiza urupfu. None nimunkingurire imiryango nyabitungane, maze ninjire nshimire Uhoraho. Dore irembo rigana Uhoraho aho riherereye, ab'intungane bo baryinjiramo. Reka ngusingize Nyagasani ko wanyumvise, maze ukambera umukiza. Ibuye abubatsi bari bajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Uhoraho ni we wagennye ko biba bityo, maze bagatangaza mu maso yacu. Nguyu umunsi Uhoraho yigeneye, nutubere umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Emera Uhoraho, emera utange umukiro, emera Uhoraho, emera utange umutsindo. Ntihasingizwe uje mu izina ry'Uhoraho, twifurije umugisha mu ngoro y'Uhoraho. Uhoraho ni Imana, aratumurikira. Cyo nimukorane mutambagire mufite amashami mu ntoke, murinde mugera ku mpembe z'urutambiro. Ni wowe Imana yanjye ndagushimira, Mana yanjye ndakurata. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza, kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Igisingizo cy'abana batatu. Singizwa Nyagasani Mana y'abasokuruza bacu, nihasingizwe izina ryawe ritagatifu ryuje ikuzo, riririmbwe kandi riratwe iteka ryose. Singirizwa mu ngoro y'ikuzo ryawe ritagatifu, singizwa ku ntebe y'ubwami, ririmbwa kandi uratwe iteka ryose. Singizwa wamenye iby'ikuzimu ugateka ku bakerubimu, singizwa mu bushorishori bw'ijuru,
biremwa bya Nyagasani mwese nimusingize Nyagasani, nimuririmbe kandi murate iteka ryose. Zaburi y'ijana na 50. Nimusingirize Imana mu ngoro yayo ntagatifu, muyisingize bitetse ijabiro, nimuyisingirize ibigwi yagize, muyisingirize ubukuru bwayo butagira imbibi. Nimuyisingize muvuza akarumbeti, muyisingize mucuranga inanga n'iningiri, nimuyisingize muvuza ingoma kandi muhamiriza, muyisingize mucuranga ibinyamirya muvuza n'imyirongi, nimuyisingize muvuza ibyuma birangira, muyisingize muvuga ibyuma binihira neza, ibihumeka byose nibisingize Uhoraho. Ijambo ry'Imana, isomo ryo mu gitabo cya Ezekiyeli umuhanuzi, umutwe wa 36, umurongo wa 25 kugeza 27. Dore uko Nyagasani Uhoraho avuze, nzabuhagiza amazi asukuye maze mubabasukure, mbahanagureho ubwandure bwanyu bwose, mucukubire n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha umutima mushya, mbashyiremo n'umwuka mushya. Mu mubiri wanyu nzakuramo umutima w'ibuye, nshyiremo umutima wumva. Nzabuzamo umwuka wanjye, mbatere gukurikiza amategeko yanjye, mwubahirize amabwiriza yanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana, turishimiye Imana. Igisingizo cya Zakariya, inyikirizo yo ku cyumweru cya 18. Aragowe umuntu wikungahaza ubwe, arahirwa umuntu uharanira ubukungu buva ku Mana kandi bukaberaho yo. Niyasingizwe Nyagasani Imana ya Isirayeli, ko yasuye umuryango we kandi akawukiza. Yatugoboreye ubasha budukiza mu nzu ya Dawudi umugaragu, nk'uko abahanuzi b'abatagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera, ko azadukiza abanzi bacu, akatugobotora mu nzara z'abatwanga bose. Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu, maze yibuka isezerano rye ritagatifu, ya ndahiro yarahiriye Aburahamu umubyeyi wacu, avuga ko namara kutugobotora amaboko y'abanzi bacu, azaduha kumukorera ntacyo twikanga, turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose yo kubaho kwacu. Nawe rero wakana we, uzitwa umuhanuzi w'umusumba byose, kuko uzabanziriza Nyagasani, umutegurira amayira, ukamenyesha umuryango w'umukiro, bazakesha kubabarirwa ibyaha byabo, kuko Imana yacu igira impuhwe zahebuje, ari nazo zatumye izuba rirashe amanuka mu ijuru aje kudusura, akabonekera abari batuye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, kugira ngo atuyobore mu nzira y'amahoro. Yubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Aragowe umuntu wikungahaza ubwe, arahirwa umuntu uharanira ubukungu buva ku Mana kandi bukaberaho yo. Ibisingizo n'ibisabisho. Kristu mwana w'Imana nzima, gira impuhwe twumve, haba tuyise ubutabera n'amahoro. Huriza muri wowe abemera izina ryawe, irekeza abantu bose mu rumuri rw'ivanjiri, dukomeze kandi uduhe kuwukorera mu budahemuka. Irekeza ibyifuzo byacu ku byiza bidashira, umugisha abatugirira neza. Ha buri wese umusaruro kugira ngo tubashe kugusingiza. Gira impuhwe twumve. Dawe uri mu izina ryawe ryubahe, ingoma yogere hose, ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, utubare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, urabe hafi abayoboke bawe, kandi abagutakambira ubagaragariza ubuntu bwawe butageruka, maze abatewe ishema no kukugiraho umuremyi n'umugenga, bavugururemo ubutungane bukunogeye, kandi ubakomezemo, kubwa Yezu Kristu umwami wacu. Amina. Ushaka byose uranaduhana umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugire icyumweru cyiza.